Ese discipline ni ngombwa kugira ngo umuntu abashe kuzagera aho agera, biramusaba iki? Rero twavuze mu mpamvu ya kabiri twatanze yuko umuntu agomba kuba afite discipline kugira ngo abashe kubaho muri ubu buzima. Tugenda dutanga ingero nyinshi tukakubwira ngo wowe dukurikiranye, kwiga bisaba discipline, kumvira nabyo ni ngombwa, ni discipline n'ubundi. Ubushize twarimo tuvuga ngo discipline irakenewe mu mibereho ya buri munsi ku kiremwamuntu. Turanasobanura turavuga ngo iyo umuntu adafite discipline kugira ngo azagere ahantu yifuza kugera cyangwa se kugira ngo azabashe kugera ku ntego z'ubuzima bwiwe, baravuze ngo ikintu kimushyigikira nuko afite discipline. Bongeye kubasuhuza nanone mwe mukomeza kudukurikirana hirya no hino aho muherereye ku isi, turababwira ngo kandi nanone amahoro y'Imana akomeze abane nawe. Mu by'ukuri turabashimira cyane ko mugenda mudushyigikira, mukora share, mukora subscribe, mukanda amalike. Ni byiza yego, turanabashimira cyane, gusa cyane cyane twebwe nka Pasi TV ikintu tuzajya twishimira twarakibabwiye ni uko ibintu tubabwira ngo tugiye kubikurikiza, cyangwa se mukatubwira ngo muri mu nzira nziza. So nicyo kintu kizarushaho kugenda kidushimisha nka Pasi TV, kandi tuba kugira ngo dukomeze tugire abantu batuye isi inama, kandi inama nzima, pani inama zo kubabwira ibintu. Oya, turimo turababwira inama nzima muri ubu buzima zishobora kuzadufasha, cyangwa se zamfasha nawe zikagufasha, ariko sinifuza kuzigira njye, ahubwo ndifuza yuko twese dusangira, hanyuma twese bikatugirira. Hanyuma nongere kandi nkubwire ngo muri rya jambo ryanjye ryo kuguhumuriza, nkubwire ngo birashoboka ko uri kunyura mu bihe bitandukanye, uranyura mu buzima bukugoye, uranyura mu bihe bitandukanye bitakunejeje, ariko kandi nkatwe Pasi TV cyane cyane ijambo tubanza kukubwira ngo birashoboka rwose yuko umuntu yarararira ariko bwaki impundu zikavuga. So rero ntiwihebe, wicika intege mu kintu uri gukora ukabona kirimo kiranga, wicika intege bitewe n'ibiguca intege bihari. Twaravuze ngo ibiguca intege ni byinshi, hari inshuti zacu, hari umuryango, hari sosiyete, hari ababosi, hari abantu, hari ibintu bigiye bitandukanye bizagenda bishaka kuduca intege ku ntego zacu. Ariko kandi tukakubwira ngo nka Pasi TV, intego yacu muri hinduka wigire kandi ni ukuvuga ngo ukore. Niyo mpamvu nahereye kuvuga ngo hari gucana uri kubona, tukakubwira ngo ni urugamba. Hanyuma nongere nkwibutse ngo mu kiganiro cyatambutse n'ubundi dukomeje kuvuga ku kintu bita discipline. Ese discipline ni ngombwa kugira ngo umuntu abashe kuzagera aho agera, biramusaba iki? Rero twavuze mu mpamvu ya kabiri twatanze yuko umuntu agomba kuba afite discipline kugira ngo abashe kubaho muri ubu buzima. Tugenda dutanga ingero nyinshi tukakubwira ngo wowe dukurikiranye, kwiga bisaba discipline, kumvira nabyo ni ngombwa, ni discipline n'ubundi. Ubushize twarimo tuvuga ngo discipline irakenewe mu mibereho ya buri munsi ku kiremwamuntu. Turanasobanura turavuga ngo iyo umuntu adafite discipline kugira ngo azagere ahantu yifuza kugera, cyangwa se kugira ngo azabashe kugera ku ntego z'ubuzima bwiwe, baravuze ngo ikintu kimushyigikira nuko afite discipline. Birashoboka yuko uyu munsi uri guca muri ibyo bihe bitakoroheye, ariko ndagira nkubwire ngo nugira discipline muri ubu buzima, uzagenda uhura n'abantu bakwizere, uzagenda uhura n'abantu bakugirira impuhwe kubera ko ufite discipline, ariko kubera yuko ufite umurongo ngenderwaho w'ubuzima. Uravuga uti ngewe sinzakora iki, sinziba, sinzasambana kugira ngo ngere ku butunzi, ahubwo nzakoresha amaboko yanjye. Ubwo ndakigarukaho kuko hari ikiganiro twigeze kuvugamo, turi kuvuga ngo gukora n'intambara, tugenda tuvuga ibiranga n'intambara cyangwa se situwasiyo zo gukora. Turavuga ngo nubwo tuvuga ngo akazi, tuzanavuga n'akazi umuntu atagomba gukora, bitewe ariko no kureba ejo hazaza he ni hehe. Usanga muri ubu buzima bagenda bakora ibintu bigiye bitandukanye bibateza imbere mu buryo butandukanye, ariko nanone tukareba ingaruka zabyo. Ari nayo mpamvu muri nyiro nimba mukibuka twaravuze, nujya gukora ikintu uzashingire ku iterambere ukibonana, cyangwa se urebe ngo ese ejo hazaza ha ni izihe, ni ikihe gihe ushobora kugira
cyangwa se n'izihe mbogamizi bitari ubu ngubu, ahubwo urusheho kureba ngo imbogamizi nzahura nazo muri aka kazi kanjye ka buri munsi ni izihe. Rero nk'uko hatambutse twavuze ko ari ingenzi. Uyu munsi rero nje kuguhishurira yuko muri ubu buzima umuntu wese akwiye, sosiyete yabisubiyemo, turavuga ngo sosiyete yacu ikeneye umuntu ufite disipurine. Hari aho ugasanga nubwo nari kubuze ariko ndabikubwira, hari aho wajya kwaka akazi ufite ukuntu wambaye bakavuga ati uyu ni umusitari ntabwo tuzamushora, ariko nanone simubuza kubikora. Njye narakubwiye ngo ya, ahubwo rero urushaho gutereza amaso kure, urebe ngo ese ikintu kirimo kiratuma inzozi zanjye zizagerwaho, kirimo kiratuma inzozi zanjye zibasha kugerwaho. Ese ndimo ndakora iki kugira ngo inzozi zanjye zibashe kugerwaho? Ndavuga ngo rero umunsi naje kukubwira ngo discipline. Ese discipline tuyidescribinga gute? Tuyirebera gute ku muntu yuko afite iyo discipline? Akenshi twebwe discipline, ikintu cya mbere abantu bitaye ku buryo bakubona hanze, umuntu uko umuntu azakubona bizagaragaza discipline. Uzareba hari ahantu umuntu ashobora kunyura bakavuga turiya muntu mumukurikirane, bitewe n'iki? Barebye isura, bareba uko bakubonye, baravuga bati turiya muntu uko byagenda kose murebe neza, bitewe n'ukuntu ameze, yambaye, bitewe n'ukuntu agenda, bitewe n'ukuvuga. Kubwira ibintu bisaba discipline yose kandi ikenewe. Rero bo nkuriki narakubwira discipline ni ingenzi. Ni nayo mpamvu nje kugaruka nkakubwira ngo anzu urebe ese ngera gute. Iyo umuntu amuna ati imyange iragaragara yuko mfite discipline, ese imvunge zishobora kugaragaza yuko mfite discipline. Ese ingendo zanjye bigaragara yuko mfite discipline. Ese abo turi nabo uzareba yuko nanone kandi nkubwire ngo hari ukuntu umuntu abona umuntu akavuga ati bari abantu agendana nabo. Ese biragaragaza yuko uriya muntu hari umurongo afite. Buriya hari already ni ijambo ry'Imana rikubwira ngo mbakweringito cyangwa se ingeso nziza. Iyo bavuze ngo ni discipline, so nziza tuzera gute? Cyangwa se urumva nziza ziri mu bintu gutuma umuntu abona ko umuntu ari discipline. Rero ikintu kikuranga umuntu uba ufite discipline arangwa n'izo ngeso nziza. Ingeso nziza harimo kuvuga, uzarebe hari ukuntu umuntu ushobora gutungura ijambo ati uyu muntu mbonye hano, cyangwa se uyu muntu cyangwa se umuntu usanze hano, so umuntu yakubonye bita bidescribinga cyangwa se bita bigaragaza yawe, cyangwa se ikinyabupfura. Ikinyabupfura akavuga ati uyu muntu se discipline ye. Rero twebwe ikintu twaje kukubwira ngo discipline se kugira ikinyabupfura ni ibintu biri ngombwa cyane, biri ngombwa umuntu uwo ari we wese. Ntabwo tuvuga ngo umukire, ntituvuga ngo ni umukene, oya, ahubwo umuntu we agombye kugira discipline. Bitewe n'iki? Ubundi banzu irimo iragana, isi irifuza iki? Isi igamije iki? Isi nyifuzamo ikintu kijyanye na discipline. Inshuti zanjye mwe munkurikirane, sinzi imyitwarire ufite, sinzi uko ugenda abo mugendana nabo, sinzi uko uvuga, ariko nawe uyu munsi ngo gerageza uhindure ugire discipline. Gerageza uyu munsi abantu batangire kukubona uri discipline. Muri quartier gira discipline, mu rugo gira discipline, ahantu uherereye hose, mu magroupe. Inshuti zanjye hari umuntu usanga yanditse muri groupe ikintu ukavuga ati urumva tuyibona nyine mu bintu bigiye bitandukanye. Umuntu arandika ijambo ari muri groupe y'abantu batandukanye, ariko bitewe n'uko nyine uko ashaka navuze, ugasanga bitumye abantu bavuga yuko uriya muntu adafite. Bivuze iki? Discipline tuyigira barire mu mivugire, mu mirire, nyine muri sosiyete. Discipline ni ingenzi muri ubu buzima. Discipline ni ingenzi muri ubu buzima. Rero naje kubisubiramo ndavuga ngo
iki kiganiro noneho cya discipline ni kigari cyane. Ese discipline ngombwa yuko tuyigira turi ku ishuri? Wowe nkurikiye uri kwiga simbizi, yaba primaire yaba secondaire yaba kaminuza, ese ni ngombwa? So rero nkatwe twaje kukugira inama, turakubwira ngo ni ngombwa, kuko umuntu ushobora kwiga ariko ukabona bakunda kuvuga ngo discipline yiwe iragerwa ku mashyi, cyangwa se bishatse kuvuga ngo discipline ni nkeya, ariko bigaragarira hehe? Biragaragara mu gihe wabonye, bigaragara muri witwara muri sosiyete, bigaragara muri witwara ku nshuti zawe, hirya no hino mu bikorwa bigiye bitandukanye. Rero nakubwira ngo ikintu cya mbere ni discipline. Ufite discipline ntaho bugera. Ubuzima budafite discipline nta cyerekezo. Ubuzima budafite discipline uba ubona yuko abantu barabukemanga. Ubayeho turi nka Positive twaje kubwira ngo ntago ari ukubaho, ahubwo ugomba kubaho ufitiye umumaro wowe ku giti cyawe, umumaro igihugu uvukamo, ufitiye inyungu sosiyete muri rusange. Ni ukuvuga ngo menya yuko kugira discipline kwawe, nufata umwanzuro ukagira discipline, ni inyungu ku nshuti zawe, ni inyungu uwo mukorana hirya no hino. Umuntu wese muzahura ntago azakwikanga kuko azababona uri umuntu uri discipline. Rero nakubwira ngo gerageza gira discipline, kumvira cyangwa se niki umuntu amvugishije musubiza gute? Iyo umuntu ambajije gutya nashobora gute kumusubiza gutya? So rero nakubwira ngo ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ni ukugisoje, ni ukukubwira inama, tukubwira ngo ese nugira discipline ninde ukeneye inyungu? Ni wowe. Nugira discipline ni inyungu kuri wowe, ni inyungu ku muryango, ni inyungu kuri sosiyete, ni inyungu ku gihugu, ni inyungu ku isi yose, kuko ibyo nawe bizagufasha kubaho uri umumaro mu gihe cyawe. Rero nakubwira ngo nimba uri ku ishuri, menya ko discipline ari ingenzi. Nimba uri umuhinzi, discipline, umumotari, discipline niyo itumye abantu bose bagiye babaho mu bice bigiye bitandukanye. So nakubwira ngo rero kuri Positive ikiganiro cyacu nakagaruka, duhora tuzana ibiganiro byacu bibabwira ngo hinduka ukore hanyuma wigire. Ntabwo umuntu ikintu yaruhiye nta kiguhera ubusa, akagufasha akaguha imfashanyo, uzamenye ngo icyo kintu ugomba kugitangira ikindi kiguzi kirenze uko wowe wakabaye warakigizemo uruhare ngo ukigezeho. Rero mwakoze cyane kudukurikirana. Amahoro y'Imana akomeza abane nawe. Nimba utarakora subscribe akaba ari ubwa mbere dukurikiye, ndakwingize kugira ngo ukore subscribe. Twarabivuze mu biganiro bindi bizagenda biza, hafi gutangira gutumira abantu, abatumirwa bandi batuzanira izindi nama nzima, kuko twaravuze ngo twebwe Positive Show tuje kuba mu mumaro mu gihe cyacu, hanyuma igihe kizagera tugende ibisigare, ariko twebwe icyo twifuza nuko bikugirira inyungu nkawe wahisemo kudukurikirana hirya no hino ukamenya discipline. Ese nimba nakiriye umuntu biragenda gute? Nimba ndi kuvugana n'umuntu ngomba kumuvugisha gute? Nimba ndi gusubiza umuntu ngomba kumusubiza gute? Ibyo byose biva ku muntu afite discipline. Rero wakoze cyane. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bikubeho hirya no hino no muri situation uri gucamo. Murakoze cyane.